Imana ifite imibare yayo, nta n'uteze kuyihindura. Mwakurikiye kuri bari abantu bagize ibyago, uriya mugabo wavuze ijambo barimo bashyingura abantu yari akikiye agahinja. Ese reka mbabaze, kandi umugore ngo amazi yabaye menshi mu nzu yurira idirishya, umugabo wasigarana agahinja. Hanyuma rero ngo amara gusigarana agahinja, amazi ahita azafata cya gikuta na wa mudamu. Umudamu aravuga ati bayi ndagiye. Umugabo arasigara n'agahinja afashe isina. Ndashaka kukubaza, ubu iyi saha bakubajije ngo ari umugore n'uruhinja hapfe ndi, wavuga ngo hapfe ndi? Cye numva navuga uruhinja, hanyuma umudamu agasigara tukabyara abandi. Ariko reka nkubwire, vuga ngo Imana ifite uko iba yarateguye ibintu, iba yarabanje. Ubu jyewe inzu yanjye Imana ihora imbwira, hagize n'uyitambika, ubu niyo wava muri Amerika ukazana amamiliyari, ibonye ushatse kuzana akavuyo kugira ngo uyigure ntarayishyikira yakwica. Kuko yo yarahageze kare. Ubu hari abajya guharura irangi ikababwira ati oya mutica inzu atazayijyamo, biva ngo yabanjijeyo, jyewe nzajyayo, yo yarabanjijeyo. Ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Hanyuma jyewe uhagaze hano imbere, amazina nitwa Umugoboka Jean Claude. Hanyuma ndi umugabo ufite umugore n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Shimiye Imana kuko uyu munsi wa none groupe iri hano. Icyaha ni kibi. Hanyuma umushumba Felicien, tishima cyane yo mubonye, ni umwana wanjye mu buryo bw'umwuka, ubu mu ijuru mbese izina rye nibyo. Hanyuma rero ikindi madame we yo mubonye nawe biranshimisha, ndibuka tujya gusaba. Rero urumva abantu wareze ukababona bageze kuri uru rwego, nta mpamvu yo kutishima. Imana ibaha umugisha kandi bakomeze rwose. Muri iyi nzira habamo ibintu byiza kandi bikomeye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tudatinze, reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza. Abacamanza turasoma ibice 6. Nukubakira Abacamanza ibice byaho 6. Turasoma umurongo waho wa 14. Abacamanza ibice byaho 6 umurongo wa 14. Ndasoma uko tuhageze. Iri jambo turivugeho umwanya muto, duhite dusenga, hanyuma dukomeze twumva abashyitsi. Bantu b'Igasave turabakiriye, bari abantu turabana cyane, abo mu cyaha hafi turabakiriye, turabana cyane. Hanyuma ni karibu. Twahageze? Hanyuma twavuze ko yenda abashyitsi bo barabyumva uyu munsi, ariko twavuze ko iyo tugiye mu ijambo ry'Imana ubushuti bw'inaha burahagarara. Ubushuti bw'inaha burahagarara. Ubwo bugiye guhita buhagarara. Ubu noneho tugiye mu ijambo gusa. Murakoze. Twahageze? Abacamanza ibice 6 umurongo waho wa 14. Reka dusome twumva uko havuze. Ninde muntu uzi gusoma neza ngo afashe? Yego, soma neza. Aravuze ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, yego, genda uko izo mbaraga zawe zingana. aha ngaha mwitonde. Ngo Uwiteka avuze ngo iki? Ntabwo Uwiteka avuze ngo genda uko imbaraga zacu zingana. Kandi mbibutse ko bari babiri. Kuri kariya gasozi bari babiri. Yari Gideyoni n'Uwiteka. Ariko ikuye mu bwinshi ishyize mu buke. Iravuze ngo wowe genda uko imbaraga zawe zigize gute? Zingana. Komeza. Ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Yego. Sinjye
yego komeza. gideyoni aramusubiza ati ariko uwiteka abisiraheli nabakirisha iki? Yego Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase. yari arwaye kabisa. Urumva ntaramenya, ntago aramenya uwo bari kumwe, atangiye kumubwira ibibazo, aramubwira ngo nabakirisha iki? Kandi hejuru twumvise ko Uwiteka wavuze ngo haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana, ariko aracyamubaza, aramubwiye ngo ese nabakirisha iki? Icya mbere, jyewe ndinde wo gukiza Abisiraheli. Atangira kumubwira rero ngo iwacu turi abantu boroheje. Reka mbibutse neza yuko Uwiteka azi ibiro byanyu, ibiro by'umuryango wanyu. Imana irabizi ko hari igihe bitabona n'igare, ariko turashimira Imana. Ibyo bikomeye, ibyo bidasobanutse nibyo Imana ihagurukijwe no kugira gute no gukora. Aha komeza. Nkaba n'umuhererezi mu nzu ya data yose. Yego. Uwiteka aramusubiza ati Aha. nukuri nzabana nawe. Urakoze, rekeraho. Wabyumvise? Yabanje kumubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Abona ntago yashobora akazi, ariko noneho Uwiteka kuba avuze yuko azajyana nawe, tayari imbaraga za kabiri zagize gute? Hanyuma afata umwegeranye mu kiganza, nkubwire ikintu mubwire. Ufata umwe ntufate babiri. Fata umuntu umwe mu kiganza ugira ufata. Iyi mikoro nayo rero yambereye ikizami. Iyi mikoro rwose Mana yanjye yambereye ikizami. Mwebwe murabona atari ikizami? Nta kundi. Aravuze ati yikoresha. Hanyuma umva icyo umubwira. Mubwire ngo Imana ibanzayo. Uburetse kumurekura. Witonde urivuge udahubutse cyangwa se utirutse, bimubwire neza wabitekereje. Ongera umubwire ngo Imana ibanzayo. Buriya niyo mpamvu uriho. Nuko mbere yuko ugerayo, yo ibanza ikagerayo. Ongera umubwire ngo Imana ibanzayo. Biva ngo iyo iza kukureka wowe ukabanzayo, yari kugusanga bakurangije, ariko umwaka ubagize Imana yacu ibanzayo. Niyo gahunda. Ubu murabona umushumba bamusutseho amavuta ejo bundi, ariko yo yari igufite nk'umushumba mbere y'amavuta. Urumva yabanjijeyo. Ayo niyo mahirwe tugira. Biva ngo we aba yateze agiye kuzana umuti ikibungu, yo ikamutanga aho batuzunguriza, yajya no guhaguruka agaruka ikamutanga kugaruka. Ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Ariko urabyumvise? Yo ibanzayo. Bivuga ngo niyo mahirwe dufite, niwo mwaka bagira. Bivuga ngo we niba uzaburana mu kwa 9, tuvuga urugero, ubu hano hari abantu badafite urubanza, batanaregwa. Mbese batanaregwa, batazi ko bazanaregwa, ariko umva ibanga riba rihishwe. Ubu yo uzakurega n'ubugambanyi azazana, yo iramuzi isahiye. Tayari rero aho azakujyana Imana yamaze kugerayo. Ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Urumva ko bafite igihombo gikomeye cyane kubibanzayo. Ikindi, mwebwe umushoferi waje abatwaye, muzi yavuye he? Yaraye he? Ninde? Ari kuva amahirwe. Mwebwe mugipanga urugendo rwo kuza hano, Imana nibwo yashatse uzabatwara, ishaka n'imodoka muzagendamo. Mbese mwagiye kuyikandagiramo gusa, bariya yabanjemo tayari. Rero iyi Imana yatubanjirijeyo, ibituhiga biba bihari, ariko aba yabiciye intege kare. Ariko mwakomeye Imana amashyi. Ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Uze no kubambwirira nabo wasize, wabwiye ati ntimugire ubwoba rwose, Imana dukorera ifite ubutware n'ubushobozi bwo kubanzayo, ikajyayo kandi ikahagera, nta wayisubiza inyuma. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari ubyumvise ngo avuge ngo amina. Imana ibanzayo. Yesu ashimwe cyane. Ngaho reba
ihise ivuga tayari uko uzabyara wowe. Ubu n'umuganga uzaba muri kumwe yamaze kumutegura. Ikindi cya kabiri, ashuka uzaryama ubu yayateguye. Mbese Imana yibanzayo ikabitegura hakiri kare. Hanyuma reka mvugane n'umukobwa uri hano, reka mfate mu baririmbyi bacu. Erega ibi bintu nuko byitondera ukabitwara witonze. Hanyuma umukobwa uri hano ahaguruke. Haguruka wowe. Uzashaka he? Ahantu uzashaka ni ntago hazi. Uzabyara bangahe? Abazi. Ariko tayari yo saha, iyi saha umva ukuntu ikaze. Iyi saha yo iramuzi, izi naho ari, izi aho bazaba, izi abazabyara, izi n'amazina yabo. Ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Untangire message. Ubu jewe inzu yanjye Imana ihora imbwira. Hagize n'uyitambika. Ubu niyo wava muri Amerika ukazana amamiliyari. Ibonye ushatse kuzana akavuyo kugira ngo uyigure ntarayishyikira. Yakwishe. Kuko yo yarahageze kare. Ubu hari abajya guharura irangi akababwira ati oya mutice inzu atazayijyamo. Biva ngo yabanjijeyo. Jewe nzajyayo yo yarabanjijeyo. Ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Hanyuma se we kwikubwira yuko uzayobora he? Abo muzayoborana ni bande? Yo ibanzayo tayari ihita ijyayo. Buriya ni no mpamvu tubaho, ni no mahirwe dufite, ni nazo mbaraga twibitseho. Nuko Imana dukorera yo ibanzayo, twebwe tujyayo iri tayari. Kandi iyo umaze kuhagera, iyo imaze kuhagera barunga uburozi ihari, yo igahita ibuca intege. Ukaza kubunywa bazi ko icyumweru kidashira, bakabona umwaka urarangiye. Niko bimeze. Dufite Imana ibanzayo. Ibanzayo bese. Abo turi kumwe nimuvuge ngo amen. Imana ngo igira ite? Urakoze. Imana ibanzayo. Aya magambo dusomye, urumva we yaramubwiye ngo we haguruka tu ugende uko imbaraga zawe zigira gute zingana. Ubundi reka mbabwire, ntago namurenganya Gideyoni. Ntabwo yarazi kwibanzayo. We yarazi ko ari uzagenda wenyine. Kumbi kuba yari mubwiye yuko agomba kugenda akarwanisha izo afite, yagombaga we guhaguruka. Ariko ngo ahita avuga ngo uhite, jewe najya kurwana gute ndinde? Aravuga ngo iwacu umuryango wacu uroroheje. Cyo ni icyambere. Kandi koko my friend, hari imiryango ikomeye. Hari imiryango ikomeye. Buriya mubona ejo bundi umwana wanjye yarambabaje, n'ubu ndimo ndasenga. Mureke mbabwire, mwari muzi ko hari umuntu waje gukora amasafuriya mu gipangu mbamo. Bari abantu baba bafite ibitaka, murakoresha bagenda bavuga. Aza gukorera amasafuriya umuntu twegeranye 3. Umwana wanjye arahagarara, uko akubita isafuriya ayigorora, umwana wanjye areba. Uko ashyira mu rwuma, umwana wanjye areba. Yagarutse mu nzu arira. Aravuga ngo baba ngo basi ngo sengera. Ndavuga nti ngusengera iki? Ngo sengera ngo Imana izampe gukora amasafuriya. Ndamubaza ntiye mbese arashaka. Ndamaza ntese urashaka gukora amasafuriya? Ndamaza nti ubibonye he? Nari ndi mu cyumba. Ati hanze, ati hari umupapa aturi mukora amasafuriya. Ati uwo munsi haba umukwabo. Kugeza ubwo namubwiye nti umuntu ndagusengera, ariko ndavuga nti by'amasafuriya nzabanza mbibaze neza. Mwabyumvise? Ariko nimwumve igitangaza gikomeye nakuyemo. Mbere yuko umwana wanjye avuka, Imana yateguye n'ubuzima azabamo. Ubu we arimo aragenda hakandagira. Aho yiga naho, ibyarya nibyo byari byaragenwe, aho atuye naho hari haragenwe. Bivuga ngo nta kintu gishya. Wowe ukusa nuko, amenyo uko ameze nuko, ibyo uvuga nibyo.
aha rero harimo amagambo y'ubwenge shaka kugira ngo mbabwire. Witonde, nubona uyahanura ntuzahanura utari umuhanuzi, kuko si ibyawe. Wowe ibyo yaguhaye nibyo, ahubwo bikore uko wabihawe. Ubundi ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Yesu ashimwe cyane. Ngiye gusenga twumva abashyitsi. Yesu ashimwe cyane. Wabyumvise? Buriya reka mbahe nk'urugero. Niyo mpamvu ugiyewe ku Mana nta bwoba njya ngira. Mwari muzi ko wowe ushobora kurya ibishyimbo bikuvuna bigura make, byageraho bihenze ukaba ari bwo ubirya utavunitse. Jewe ejo bundi nabajije abantu ndababwira nti Imana muyitondere. Imana ifite imibare yayo, nta nuteze kuyihindura. Mwakurikiye kuri bari abantu bagize ibyago. Uriya mugabo wavuze ijambo barimo bashyingura abantu yari akikiye agahinja. Ese reka mbabaze, kandi umugore ngo amazi yabaye menshi mu nzu yurira idirishya, umugabo wasigarana agahinja. Hanyuma rero ngo amara gusigarana agahinja, amazi ahita azafata cya gikuta na wa mudamu. Umudamu aravuga ati bayi ndagiye. Umugabo arasigara n'agahinja afashe isina. Ndashaka kukubaza, ubu iyi saha bakubajije ngo ari umugore n'uruhinja hapfe ndi, wavuga ngo hapfe ndi? Njye numva navuga uruhinja, hanyuma umudamu agasigara tukabyara abandi. Ariko reka nkubwire, vuga ngo Imana ifite uko iba yarateguye ibintu. Iba yarabanje gutegura tayari. Iri ni ijambo rikomeye, ntuze kuba waryumvise nk'iryoroshye. Ongera umubwire ngo Imana iba yarabanjeyo. Jewe ukundesha niyo wanjyana muri Amerika nta metero nakwiyongera. Mbese irimo incura, Imana irimo incura. Nuko yangize isura niyi, amenyo nayo, no kuvuga ni gutya. Ni gutya. Ongera umubwire ngo Imana yacu ibanzayo. Imana yacu ibanzayo. Abo turi kumwe nimuvuge ngo amen. Ariko iri jambo rirumvikana. Hanyuma rero nimwumve aya magambo dusomye nyavugeho. Ni igihe Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa. Bibiliya iravuga ngo baraje bambuka inyanja, bahinguka ku Bamori, bararwana baratsinda. Abisiraheli bararwanye baratsinda. Bamaze gutsinda icyo gihugu baragifata. Ni nkuko twarwana n'ahandi tukahafata, tukahita tuhaba rero. Niko Abisiraheli barwanye bafata mu Bamori, bahafashe bahita bahaba. Ngo bahabe, Uwiteka ababwira ijambo rikomeye ngo yarababwiye ngo nubwo iki gihugu mugifashe, muramenye habamo ibigirwamana, ntimuzabisenge. Muzahabe ariko ntimuzasenga ibigirwamana byaho. Hanyuma ngo ntibiciye kabiri, Abisiraheli batangira gusenga ibyo bigirwamana, tayari bahita bibagirwa. Ngo bamaze kwibagirwa, Imana ibahana imyaka 7. Niko havuga, imyaka 7 Imana yahise ibavaho. Ngo barakubitwa Abamidiyani, bakazajya batera Abisiraheli aho ngaho, ngo bakabatsinda bakabirukasa bakabaraza mu buvumo. Bibiliya iravuga ngo igihe kimwe rero Abisiraheli ngo byabateye gushaka Uwiteka. Abisiraheli ngo baravuga ati tugiye gushaka Uwiteka yongere ajya tubanzirizayo. Abashaka yuko Uwiteka babanzirizayo nimugire mutya. Yego rwose. Uzi ko mwese mukeneye ko babanzirizayo neza. Niyo gahunda. Uzi ugiyeyo idahari ukubitwa nk'izakabwana. Ugiyeyo idahari bose ni ugusenga Imana ikazajya itubanzirizayo. Urashaka zamura ikiganza uvuge ngo Mana mbanzirizayo. Rwose bese ikubanzirizayo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ngo byatumye Abisiraheli bashaka Uwiteka, ngo bari bamaze imyaka 7 bakubitwa bamerewe nabi. Ngo Uwiteka rero arabumva, ngo amaze kubumva abatumaho umuhanuzi. Uwiteka ngo yabatumyeho umuhanuzi nkuko natwe Imana yadutumyeho. Hanyuma rero ngo umva uwo muhanuzi icyo yavuze. Yaravuze ngo mwibuke Uwiteka yari yarababujije yuko icyaha ni kibi. Genda shaka kuzaza twanariza icyaha. Ubundi icyaha ni iki? Icyaha ni iki? Icyaha kiragatsindwa. Hanyuma rero nimwumve, hari umukobwa yambabaje. My friend mwitonde.
uwo mukobwa afite imyaka 33. Ntago yigeze ashaka, nyine urabyumva, ni umukobwa. Hanyuma rero amaze iminsi ngo arwaye. Umuganga yahingutseho wa mbere yaramubwiye ngo impamvu ngo nuko nta mugabo. Aramubwira ati uburwayi ufite nuko nta mugabo. Muzi ibintu yakoze, yahise avaho kwa muganga. Yari afite umusore w'umupagani bakundana, ahita agenda ajyayo. Ngo ajyayo yarakariye Imana, ngo avuga ngo Mana, ngo niho tumye ndwara, ngo ubu ngubu yumpa umugabo, ngo simba ndwaye. Kumbi ni shitani wamutegeyeyo. Aragenda rero umupagani arangije kumukorera ibyo yakora, urumva yagiyeyo ngo kugira ngo akire indwara. Agiyeyo umupagani amumara n'icyumweru, arongera avayo adakize. Ubwo twarahuye ndamubwira nti none se niba waragiye gushaka umuti mu bapagani ukawubura, wagarutse ku Mana inzira z'ikigendwa. Ariko reka nkubwire, musenga Imana ijye tubanzirizayo. Naramubwiye nti umuganga mwahuye simuzi, sinzi bitaro. Ariko reka nkubwire, shitani yari yamusabye. Ibaze umuganga ugiye kukuvura, ngo aramubwira ngo kuva mu gituza hakurya, ngo nuko nta mugabo, ngo iyeranje uhita ushaka umugabo. Namwe niba murimo mugende bukeye. Ariko mbwiriro muri kumwe ngo Imana yacu igira gute? Hanyuma rero nimwumve aho ngiye gusoreza. Imana yita kubanzirizayo nawe wari kugwayo. Ariko turashimira Imana yo kabyara. Buriya nicaye hano, Imana itanze message kuri jewe, ndayumva cyane ko igiye kumpera abana ubwenge. None se abana bari hano cyangwa bari mu ishuri? Ubu wabona ibivuze bari ku kibaho. Urumva ko Imana yagize gute? Yangereyeyo yo kabyara. Nimwere muvuge ngo Imana itugereye rwose, ikugerere mu bana, ikugerere aho utuye, ikugerere mu rushako. Imana itubanzirizeyo. Yesu ashimwe cyane. Aho ngiye gusoreza rero bite senga kwari ukubakira kugira ngo muze mukomeze. Mwari muzi ko ngo Uwiteka ahita batumaho umuhanuzi, aravuga ngo impamvu muri kuneshwa ni ukubera yuko mwasenze ibigirwamana. Ngo bakimara kubimenya, Uwiteka kubera ko ari umunyembabazi, ngo yahise agenda, ngo aragenda ajya munsi y'igiti bita umwere. Ngo ahasanga umugabo, umusore yahasanze umusore ngo arimo asekura ingano. Azisekurira hehe? Mu muvure. Mbibutse ko umuvure ntabwo ariwo basekuriramo, ahubwo umuvure niwo bagira gute? Bengeramo. Ahubwo nuko bari barakubiswe. Iyo wakubiswe ukora n'ibidakorwa. Ukora n'ibidakorwa. Ngo yari arimo asekura ingano, ariko ngo azisekurira hehe? Ngo mu muvure. Ngo akimara gutangira gusekura, ngo yararebye ngo abona umuntu w'umugabo umwicaye imbere. Bibiliya ngo ni marayika w'Umwami Imana. Ubwo ni Yesu. Ni Yesu wari wahageze. Turamushimira yo kabyara. Niwe wenyine utabara yatabaye. Iri jambo mwaryumvise? Yesu atabara yatabaye. Hari abantu batabara ariko ugasanga nta kintu bakoze. Nge nigeze kubona impanuka ahantu, simpababwiye, ariko abo bantu barabatabaye barahagera, bagiye kuzana ibikoresho ngo babakuremo, bagarutse basanga baragiye. Ariko Imana yo itabara yatabaye. Ni ikamyo yari iciye iruhande rwa tagisi, reka mbivuge ubwo murahita mwibuka hariho. Ikamyo ipakiye ifite kontineri yari iciye iruhande rwa tagisi zino za hiyasi. Ihita ikuka, irakuka igwa hejuru iyo hiyasi. Hanyuma bahita bahamagara nyine ati mutabare. Baje bazana imashini iterura iyo kontineri. Bazana imashini ariko itayishobora. Bahita bongera barekeraho basubira. Abantu bamwe batakiramo. Basubiraho kuzana iya kabiri. Bagarutse basanga bamwe umwuka wamaze gushira. Ariko Imana yo kabyara yo itabara kandi yatabaye. Ntabwo yageraho gutabara ngo isange hari ibikoresho yibagiwe. Iyo yaje iba yaje. Mubwire ngo Imana yacu itabara yatabaye. Rwose. Ubundi itabaye nk'abantu wapfa. Wapfa. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ngo isanga marayika w'Umwami Imana ngo yasanze Gideyoni arimo asekura ingano.
ngo azisekurira hehe mu muvure. Ihita imubwira ijambo rikomeye, tugeze aho twasomye, tugeze ahantu twasomye, ngo iramubwira ngo umva, ati reka reka reka, yari azi ko imbaraga ari hano. Kumbi reka mbabwire imbaraga yavugaga, mbabwire imbaraga Yesu yari amavuga. Kuba yaragize igitekerezo, kuko ingano ngo abamidiyani bajyaga bajyamo, barangiza bakagira gute ngo bakazishwanyaguza, ugasanga icyo kurya bagize gute bakibuze. Ariko we ngo yafashe icyifuzo cyangwa igitekerezo, aravuga ngo ngiye gushaka ukuntu nashaka ingano kugira ngo abantu bazajya babihishe hafi bajye babona izo kugira gute izo kurya. Icyo gitekerezo nta wundi muntu wari wagize gute wakigize uretse Gideyoni. Ngo Uwiteka amurebye abona afite imbaraga. Ubundi gutekereza neza ubwabyo ni imbaraga. Ushobora gutekereza igitekerezo twese kikatugira umumaro. Amen. Mwamubizi. Hari n'uwatekereza igitekerezo kikica benshi. Buri umuntu utekereza ubwicaye kugira ngo babari benshi n'umwe akabihundi bikagenda bikajya mu bantu nka 20 bikaba byinshi ariko biturutse ku muntu umwe. Gideyoni rero ngo yagize igitekerezo cyiza, hanyuma gukimara kumubwira arabatereka reka twebwe turaba mu muryango woroheje. Ikindi cya kabiri, jewe ndi umuhererezi, nacungura Abisiraheli gute nkabakura mu kaga. Ngo iramubwira ngo nigiye ugutumye. Turashimira Imana yo kabyara ijya yivugaho abantu bananiwe, muvuge ngo amen. Ariko hari umuntu Imana yaba yarivuze imbere ye abantu bananiwe ngo yikomera amashyi. Yewe nakoze ubukwe, umushumba nuko atari hano, nakoze ubukwe pe. Babantu bajya bavuga ngo umuntu ntaseba ni bande. Imana iragusebya ugaseba ukagira ngo ntinakuzi, ariko nyuma yo kugusebya ikora icyo bita impozamarira. Jewe nakoze ubukwe, Felicien nguyu mu mubazi, nakoze ubukwe abantu isaba ryanjye sinanarirota. Isaba nagize isaba ribi pe, ku buryo iyo hagira umuntu umurera neza kubuhari yari kugira ngo nakoze ibyaha. Nagize isaba ribi ku buryo na data bukwe naramurebaga ahantu yicaye kandi mwuka byara none ndaca he. Wigeze ubona umusore ujya gusaba akitwarira impano kubera abantu situation babonye? Mureke babwire, dore niyo mpamvu musanga mbigisha kwizera. Jewe nizeye abantu, narabizeye pe. Abantu bafite amamodoka, Felicien wari uhari nawe igisebo nkigire. Ku munsi w'ubukwe pe, ku munsi w'ubukwe ndababura rwose. Uwa mbere wari ufite imodoka yarambwiye ngo bamutumye mu Ruhengeri, n'uwitwa Rudasingwa uriya bita Rugenzi. Yari yanyemereye imodoka kandi koko gufata irembo oya mu kwerekanwa mu cyahafi, nerekaniwe mu cyahafi. Yari yazanye imodoka ya minisitiri, icyo gihe yatwaraga minisitiri. Ibaze nerekanwe ku cyumweru abari yazana. None mpita ngira ibyiringiro rero, yazanye iyo modoka ya minisitiri niyo baje kuntwaramo nerekanwe. Hanyuma ndavuga nti we yarambye ati no mu gusaba nzagutwara, mpita mbishyiramo. Ngo mbishyiremo rero nimuhumure rwose abantu muri kubabaza. Nyuma y'imibabaro hari ibyiza biruta imibabaro mwababaye. Kandi jyaho kubabara nyuma naranezerewe mbere, nabanza nkababara mbere hazanezerwa nyuma. Uzi ko jewe buriya kwa kundi abantu basenga ngo Mana ngo udashaka umubyibuho, reka narayibwiye ngo umubyibuho utazangumaho uzawihorera. Kugira inda amezi 5 cyangwa umwaka mu kwezi kwa 6 bakayigura, reka amagambo ntiwayakira. Iyo nda itazagumaho rwose, izampinda izagume, impumubyibuho uzagumaho, ariko ibintu ntazagumana no rwose. Buriya nifuza ibintu jewe yenda bizaze nyuma kumwisha, ariko bizaza atari ibintu. Hanyuma uba rero uzi ko ku munsi wo gusaba uko ari 3 bose bambwiye ko babonye akazi. Ndabihorera baragenda
mpita afata twegerane. Icyo gihe mu mujyi twegerane zari zemewe zikata na deturunye twegerane. Uwo mukobwa yari yicayemo hagati, nicaye iruhande muri twegerane, yicaye hirya. Umushoferi yicaye hirya. Hanyuma tujya gutera igikumwe, we ahita ataha mbere, tujya kwambara ngo tujye gusaba. Hanyuma rero abantu bose bakodesheje twegerane, turamanuka. Tugeze aho twasabaga rero, kubera yuko abantu babonye situasiyo uko byari bimeze, isaba rigiye kurangira, umuntu wese yarasohokaga agacaho. Shiduka abo twajyanye gusaba bose barangiye. Hajya Felicien nawe yarancitse ariko nta kundi. Hanyuma rero yewe mushiki wanjye, abasore banyambariye bose abo nibo bantwaje impano. Tubona rero ni nyinshi, nanjye fataho ngenda dutaha n'amaguru kuva mu cyahafi tujya hejuru mu Gitega, twazamutse n'amaguru. Ngenda afite agahinda, mpita afunga urugi rw'inzu nabagamo, nkuraho telefone, ndaryama. Ngo mare kuryama, ubukwe bwari undi munsi. Nimwumve wa muntu rero, wa muntu wari kuzana imodoka akanga kuyizana, yahise yitanga Serena, icyo gitwaga Intercontinental, arayitanga. Arambwira ati ntabwo naje mwisaba, ariko nawe uzasezerane Kacyiru hanyuma Intercontinental. Yabitangiye kuza. Hanyuma Theo bose babireba, za 2011 muramuzi, hano wakoraga ku nkweto ye, nawe abarahamagaye ati nanjye nzakuririmbira kuva mu gitondo kugira nimugoroba. Ubwo mwaka utangiye gupfa, ariko wakomeye Imana amashyi. Hanyuma rero soza, mwari muzi ko data bukwe n'ubu sinshobora kuri mubwira, yambwiye ijambo rikaze. Kandi koko yarazi ko ndi umuvugabutumwa, yarazi ko ndi umuntu uzwi, arangije abura abantu. Urumva kumbwira ntabwo, ariko ni muhumure, Imana yatubajije. Mubwira ngo Imana yacu itubanzirizayo. Wari utegereje ngo ndikubwire ni ijambo rikaze. Mbere yo kunsomesha yabanje kuvuga iryo jambo, ariko turashimira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngiye gusoza. Ubwo rero uwo munsi nasezeraniye Kacyiru Kanserege. Hanyuma korali yo ku Nkombo, intumwa zidacogora, nibo baririmbye. Theo bose babireba, niwe waririmbye. Uwo munsi haje abantu, kubera ko Theo icyo gihe kumureba byabaga nk'igitangaza. Haje abantu, haje ibihumbi n'ibihumbagiza. Navuye hano njya muri Serena. Imana yica umwaka ucyaba. Ariko rero nimwumve, reka mbabwire ijambo rikomeye murimenye. Inzira zose waca, ntabwo Imana ikwemerera kugusubiza itarabanza kukugerageza. Iyo utarageragezwa ntibyemere, ntabwo ibyemere. Kandi noneho wumva ikintu gikomeye, iyo usimbye ibigeragezo igusubizayo. Gusubizayo ukongera ukajyamo neza. Ubu hari abantu bari barahasimbye, yagaruriye kugira ngo babanze bongere, kuko Imana ntabasibira igihe. Imana ntabasibira igihe. Iyo ushatse gusimba ishuri kugaruramo, ariko ongera umubwire ngo humura, Imana yatubanjirije. Murakoze. Wabyumvise? Mushumba yobora. Hari uwatubanjirijeyo abanza kuyobora. Wabyumvise? Wowe ibyo bigeragezo ntabwo ari byo bikaze. Hari uwatubanjirijeyo arabanza arageragezwa bye. Wabyumvise? Ariko iri jambo rirumvikanye. Intego y'ijambo iravuga iki? Imana yacu itubanzirizayo. Murakoze. Reka dusenge. Wabyumvise? Umwana wawe yakunaniye, Imana ibizi. Imana irabizi. Kuko cyagihe akambakamba yari atarananirana. Wowe tuzi, Imana izi uko izabigenza.
reka dusenge muhaguruke. Hari ahantu nari kujya ariko nanjye nahasubitse. Nanjye ngiye kwicara, nanjye numva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rirumvikana? Impamvu mvuze iri jambo nimureke mbabwire. Abarokore muzi ko hari ibintu barimo bishyuza Imana banayibwira nabi. Ngo runaka ngo ntiyasenze nyuma yanjye. Ngo ko akize se. Ngo ko azamutse se. Iyo ni inyishu y'inaha. Ntabwo mu ijuru ari uko bishyura. Reka. Ushobora no kubwiriza umuntu akurira indege wowe ugasigara. Mbega nimukanguke mumenye neza yuko wowe ubuzima urimo Imana barabubonye mbere. Iyi korari iririmbye twebwe dushobora kuba tuyibonye 2022 ariko Imana yari izi ko ari gutya n'ifomu nizi. Buriya uzi ko ikirayi nzarya nticyaburira Nyabugogo. Niyo gihubuta mu mufuka kikagwa Nyabugogo, imbobo iravuga ati sha kigingi arantutse, akagitera kigingi kumbi cyari kiguye ahatariho. Yagitera kigingi kigasubiramo neza kuko kiguye ahatari mpaka kigezemo. Rero nimeko babwira mwigira ubwoba ifite yuko yagize gute uko yabipanze, kandi uko yabipanze niko bizagira gute. Mumbwirire ngo yatubanjirije. Ubu umwenda, reka nkubaze, ubu ziko umwenda, reka tuzakora amahugurwa, ubu ziko umwenda uzambara tuvuge uri muri Canada ntushobora kuyoba. Niyo kuwusorera byaba bihenze iriyeranje imisoro igatanga mpaka uwo mwenda ugeze kuri nyirawo. None se reka nkubaze, ufite kaminuza? Nta kaminuza ufite, ariko iyo Imana ivuze ngo uzaba umushumba n'urugero, Imana uzi ko urwego rw'abashumba muri iki gihugu izi uko bimeze, izi ko utarizi utayicaraho, izi neza kugira ngo wubake uko bisabwa, izi kugira ngo wimikwe uko bigomba kuba. Ibyo Imana irabizi. Iyo rero yavuze kuzimikwa kugira ngo ikwimike, hari ibintu igomba kubanza kurwana nabyo, kandi noneho ntabwo yibura inzira yahigucisha kugira ngo yimike. Wabyumvise? Wowe gusa icyo usabwa ni kimwe gusa,